Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mu bikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bavandimwe mutega amatwi ibiganiro mugezwaho na SAVEUR DIVINE. Ni mwene So J.Pierre MUTUYEMUNGU baramukije kandi mbifurije kugira umugisha w'Imana mu byo murimo byose. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho turi mu nzira y'imibabaro ya Kristo Yesu. Uyu munsi tukaba tugeze kuri etape yo kubambwa kwa Kristo. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 27 kuva ku murongo wa 32. Nguhaye ikaze. Yesu abambwa. Bagisohoka bahura n'umunyakurene witwaga Simoni, uwo bamuhata kujyana nabo ngo yikorere umusaraba wa Yesu. Bageze ahitwa Igorogota, hasobanurwa ngo inyabihanga, bamuha vino ivanze n'indurwe ngo anywe, asogongeye yanga kuyinywa. Bamaze kumubamba bagabana imyenda ye barayifindira, bicaraho baramurinda. Bashyira hejuru y'umutwe we ibirego bamureze byanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze abambuzi babiri babambana nawe, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Abahisi n'abagenzi baramutuka bamuzunguriza imitwe, baravuga bati wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize. Niba uri umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagura batyo bati yakijije abandi ntabasha kwikiza, ko ari umwami w'Abisiraheli, namanuka ave ku musaraba nonaha natwe turamwemera. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha nibimukunda koko, kuko yavuze ati ndi umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Ni iri jambo ry'Imana. Babamba Yesu ubwo turimo twizihiza Pasika. Pasika iyi nababwiye ko ari Pasika yabitwaga y'abari abanyamahanga. Kuri twebwe twari abanyamahanga. Ubundi ubwoko bw'Imana yari Isiraheli, kuko muzi ko aribo ba mbere bagize Pasika. Narayibabwiye mu nyigisho iheruka, ubwo bajyaga guhaguruka mu Egiputa. Itegeko ryarababwiye ngo mubaga umwana w'intama, mumurye, niyo Pasika yanyu, hanyuma mukwesa inkweto mwiteguye kugenda, kuko iri joro umurimbuzi ari bunyure muri iki gihugu. Hanyuma amaraso y'uwo mwana w'intama muyasige ku nkomanizo z'inzu y'imiryango yanyu. Umurimbuzi najya hagera akabona amaraso aratambuka. Uwo mwana w'intama yashushanyaga Kristo Yesu, kandi ayo maraso y'intama yabujije abari Gosheni, ndavuga Abisiraheli, kurimburanwa n'Abanyegiputa. N'uyu munsi amaraso ya Yesu umwana w'Imana wabambwe ku musaraba niyakiza abayiringiye. Haleluya! Niyakiza abayizeye kuzarimbuka, kuko abari muri we, abari muri Kristo Yesu, nta teka tuzacirwaho. Imana nihabwe icyubahiro. Inyigisho yacu uyu munsi ivuga ibyo kubambwa kwa Yesu. Nubireba mu bice 27 hariya, cyangwa se ugahera rwose mu mirongo ibanza. Nanze gusoma igice cyose, ariko wowe nugirirwa ubuntu uhasome uhere ku murongo wa mbere ukomeze. Uraza gusanga uyu Yesu ugiye kubambwa
agiye kubambwa, nyamara urubanza rutamutsinze. Urubanza ntabwo rwamutsinze. Muri ibi bice hejuru ku murongo wa 22, aho Pilato umucamanza mukuru mu rukiko rwa nyuma bari bagezemo rwose, yamubuzeho icyaha na kimwe, kugeza ku rwego abaza ngo uyu Kristo, uyu mukiranutsi arazira iki? Ku murongo wa 22 Pilato arabasubiza ati, Yesu witwa Kristo ndamugira nte? Bose bati nabambwe. Nawe arababaza ati, kuki? Yakoze cyaha ki? Ubundi umuntu ahanwa atsinzwe n'amategeko, ahanywe n'ibyaha, ariko Yesu we nta cyaha cyamuhamye kugira ngo abambwe. Abo babambanywe b'ibisambo bo batubwiye ko ibyaha byabahamye, ariko Kristo urukiko rwa nyuma rwahamije ko ari umukiranutsi. Umucamanza wa nyuma witwa Pilato yamuhamije ko ari umukiranutsi, ndetse kugeza ku rwego ababaza ati, ese uwazana Baraba? Aho ntimwakwemera nkarekura Yesu agataha? Hanyuma Baraba muzi, wabiciye abantu, w'umugome, wabasenyeye amazu, wahemukiye abagore banyu n'abakobwa banyu, uyu siwe ukwiye kubambwa? Ariko barangije baravuga bati, rekura Baraba atahe, hanyuma Kristo nabambwe. Wari umugambi w'Imana wo gucungura abantu. Ibyo biboneka mu itangiriro ko yabwiye ya nzoka, arayibwira ngo urubyaro rw'uyu mugore ruzakumena umutwe, ariko nawe uzarukomeretsa agatsitsino. Ahangaha yagombaga kumukomeretsa agatsitsino, byari bivuze ngo ni imibabaro, agiye kubambwa ababare. Hanyuma Satani we yumvaga ko arangije gahunda, aravuga ati, umurimo wo gucungura wa Yesu nkuburijemo, reka bamubambe bamwice. Satani we yumvaga misiyo ya Yesu irangiye. Kumbi mu kubambwa kwa Yesu niho misiyo yari isohojwe, niho umurimo we wari ugeze ku ntego nyayo. Imana ihabwe icyubahiro. Umusaraba yagiyeho ni igiti gihagaze n'ikindi gitambitse, atega amaboko ayatambitse. Bivuze ngo twebwe twahoze dukuwemo, kiriya kimenyetso gitambitse twari dukuwemo, hanyuma bamanuriyemo igihagaze. Biravuga ngo atwunze n'Imana. Haleluya! Atwunze n'Imana, natwe abari abanyamahanga tugiye mu mubare. Hanyuma ariya maboko atambitse, abambishwa, aterwa imisumari, biriya biganza ni ibihamagara abari kure n'abari hafi. Bivuze ngo Abisiraheli bamwizera, ariko n'abari kure bitwaga abanyamahanga. Imana ihabwe icyubahiro. Aha ku musaraba abambwe niho bamutereye icumu mu rubavu, niho amenera amaraso n'amazi bitweza, bikadukuraho icyaha n'igisa nacyo n'urubanza rw'ibyaha. Aha kandi ku musaraba niho amategeko y'iby'imihango yaturegaga yose avuga ngo birarangiye. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu musaraba Yohana mu bice bye 3 uhereye ku murongo wa 14 awugereranya na ya nzoka yamanitswe mu butayu ubwo bari bagomeye Uwiteka Abisiraheli. Hanyuma ngo inzoka zirabarya, ariko Uwiteka abwira Mose ngo nacura inzoka isa na za zindi zirimo zibarya, ayicure mu muringa, ayimanike ku giti, hanyuma abubura amaso bose bakayireba barakira. Turashima Kristo Yesu wabambwe kugira ngo natwe nitumureba dukire. Biratangaje kugira ngo Imana nyamana imanuke ivukire mu mugore, hanyuma igeze no ku rwego rwo kudupfira. Yari Imana, nta cyaha yazize, ninjye nawe yazize, dukwiye kumwizera. Twifurije Pasika nziza. Aya maraso y'igiciro yubahe, uyu mucunguzi wagupfiriye umukunde uhereye nonaha. Umwuka wawe n'umubiri n'ubugingo birindwe, kandi umukundisha ubwenge bwawe n'imbaraga zawe zose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.